reka twakire rivayivu turamara ukuboko kw'iburyo gusa. Ndabona rivayivu isa mu kuboko kw'iburyo. Nibajije impamvu uri kubona urumuri rumanuka mu kuboko kw'iburyo, ariko nza kwibuka ko Bibiliya ahantu hose ivuga mu kuboko kw'iburyo k'Uwiteka, kandi bamaze gusanga ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka n'imbaraga za Kristo. Niho n'ubushe Imana ibwira ngiriya ni rivayivu igiye kongera kugaruka mu bantu. Abari barazimye bagiye kwaka, abari barasubiye inyuma bagiye guhaguruka, abari barabuze impano bagiye kuzihabwa, ahubwo kuzijera nicyo kizaba ikindi kibazo. Sakira abakozi Imana afasha kuzijera uburyo muzikoresha kugira ngo mubashe kugera hakomeye. Data mu izina rya Yesu, wakiriye ukuboko kw'iburyo kwisumba byose. Nagiye rimwe njya gusengera abantu Mutara, amaze barishima ngo banezerwe bagabire. Ndavuga ati ngaha aho nzajya mbwiriza, ahantu ubwiriza agatanga ituro y'inka, aho ni bose. Igihe cyo kubakoraho ibitangaza kirarangiye, ubu noneho harageze ko mbahindura ibitangaza. None reka babwire intego y'ubutumwa bwa Yesu si ukudukorera ibitangaza. Ibitangaza ni mu gihe cya mbere cyo gutangira, yamara kugeraho akavuga atoke noneho wewe urenze ibitangaza, ahubwo ngiye kuguhindura igitangaza. Noneho abonye Hamani uje kumutwara ibwami, aravuga atoke ibyo yasinyiye byeme bagiye kugicira ibwami. Moridekayi yazamutse nk'ugiye gupfa, Hamani nawe yamuzamukanye nk'uwakubiswe n'inkuba. Niyo nari ngikora ubukwe, nshobora kubona bimaze umwaka umwe cyangwa ibiri, ngifite inka za mbere nziza zikuze bene Imana. Nakundaga Yesu, nyuma Yesu akaza umwanya wa gatatu wakaza. Ibi nabyo Hamani yateguraga sisiteme satanike yuko abubaha Imana bagomba kwibagirana, ariko Imana kuko ibafiteho icyo yabavuzeho, ariko Imana kuko itabuza amaboko yo gutabara, ariko Imana kuko itagihangarana intore zayo. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, bashumba mwese muri hano, Imana ibahe umugisha gutumira. Nshimiye n'Imana yabidushoboje kubasha kuhaba. Umutwe w'amagambo baduhaye ni Esiteri igice cya kangahe? Cya kane, umurongo wa kangahe? Ugomba ngira ngo mumfashe, n'afishi yarayinyohereje sinayisoma rwose. Cumi na kane yaravuga ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazagira gutera, bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Mana yanjye, mbwira urwegereye ngo iki gihe nicyo cyawe. Yes, iki nicyo gihe cyawe rwose. Iyo ubigenzura neza usanga ibihe bikunze kubaho mu mikorere y'Imana ni mu buryo bubiri. Habaho igihe cya mbere, hari igihe cy'Imana kugukoraho, hari igihe cy'Imana kugukorera, hari igihe cy'Imana kuguhindura, hari igihe cy'Imana kugukomeza. Nyuma y'icyo gihe nawe ikagushyira mu kibuga ngo nawe ujye gukora. Ujye gukora, ujye gukomeza abandi, ujye guhindura ibindi nk'uko nawe yagufatiye igihe cyo kuguhindura.
igihe cyo kugukoraho cy'Imana cyararangiye. Ubu rero uri kwinjira muri season y'uko Imana igukoresha wowe. Nabivuze hari igihe cyo gukorerwa, hakaba n'igihe cyo gukoreshwa. Nongere mbabwire n'ikindi, Yesu yamaranye n'abigishwa n'intumwa imyaka 3. Iriya myaka 3 kubakoraho gusa. Yesu kubakoraho, Yesu kubakorera, Yesu kubakomeza, Yesu kubahindura. Nyuma y'imyaka 3 arababwira ngo yarangiye, nimugende muhera aho mwabonye ngarukirije, mutangire mukore nk'ibyo nakoze. Aha, cyakabiri narabahinduye, none namwe nimugende mu mahanga yose mujye guhindura abaremwe bose, namwe mubahindure. Murumva Yesu yarababwiye ngo nimugende munjyane njye kubahindura cyangwa nimwicare munyoherezeyo. Yabanje yicarana nabo arabahindura. Babwire n'aka kandi, hari igihe Yesu yamaranye nabo abakoraho ibitangaza ngo arangize kubibamenaho byose. Arababwira ngo igihe cyo kubakoraho ibitangaza kirarangiye, ubu noneho harageze ko mbahindura ibitangaza. None reka babwire intego y'ubutumwa bwa Yesu si ukudukorera ibitangaza. Ibitangaza ni mu gihe cya mbere cyo gutangira. Yamara kugeraho akavuga atoke, noneho wewe urenze ibitangaza, ahubwo ngiye kuguhindura igitangaza. Ni bande bakeneye kuba ibitangaza mu izina rya Yesu? Bibabeho bityo mu izina rya Yesu Kristo. Buriya abantu ntibanabizi neza. Nyuma yo kubakoraho ibitangaza, yarenze ibitangaza agera ku rwego rwo kubakomezamo. Yarabanje abakorera ibitangaza, baragize arabakomeza, ubwa gatatu abahindura ibitangaza. Aravuga ati noneho kubera ko Kristo ataravuka byari byarahanuwe ngo azitwa igitangaza. Gute? Azahanurwa nk'igitangaza, avuke mu gitangaza, akure mu gitangaza. Yesu, uriya Yesu muvuge gute, yari igitangaza kigendera gusa, no kumubona byonyine, kumureba gusa cyonyine ni igitangaza. Noneho kumukoraho byo ni igitangaza simusiga. Aya makuru muzayabaza umugore wari urwaye umuvu w'amaraso, wamukozeho ngamukoreho ibitangaza bikamumenekamo kugeza ubwo Yesu amenya ko hari kimuvuyemo. Yari igitangaza kigendera gusa Kristo. N'ubu mbabwiza ukuri, ibitangaza Yesu yakoze ntabwo babyanditse byose, nta bitabo byakwirwamo. Banditse ibitangaza byo mu myaka 3 gusa, ariko guhera ibindi byose kamaze kuvuka, ari akana gato, ari akana k'imyaka 2, ari agahungu gacutse k'imyaka 3, aho yahakoze ibitangaza bitabarika, bitajya bivugwa n'abantu. Abahanga ba teoloji babihariyeho bageraho barabireka, ariko yarabikoraga. Ariko intego ya Yesu ni kwari ukudukorera ibitangaza. Ariko ni mu nyumva ndanezerwa w'Imana, abo bantu ntibanyumva, imbabazi bavuge ngo haleluya bari hano. Babwire neza, intego ye kwari ukuduhindura ibitangaza bituye ku isi. Gute se yamaze imyaka 33 ari gushaka amayeri n'amayira yose yo kuturekipera ngo tugarure ibihe twatakaje. Twabanaga n'Imana
ishaka uburyo izayitugarurira. Nyuma yo kuyitugarurira by'ukuri byari bitangaje kugira ngo abantu babanye na Yesu, abantu bamwizeye Yesu, nyuma y'imyaka 33 baramwica, arapfuye, Kristo arazuka. Ni bande bemeye ko Yesu yazutse ataheze mu bapfuye? Ni bande baraha babyemera n'imitima batajya babishidikanyaho? Reka nongere bibabwire neza, Kristo sukuzuka gusa. Ahubwo se bigeze banamuhamba wakabyara we ngo bamushobore. Yarihambye wenyine yagiye abishaka, nayo atabishaka we yari kubananirira mu musozi, kuko nta na hamwe batabonye ko batamushoboye. Ahantu hose yari igitangaza gusa, kugeza no mu rupfu. Ariko Estera nangaje, uzi ko uturaso twa nyuma twa Yesu twari dufite imbaraga kurusha leta y'Abaroma. Uturaso twa nyuma twa Yesu, Umuroma babwiye ngo ariko aracyari kwahumeka akora ibiki, ariko uwabikomandaga yari Satani. Satani aravuga ati muramuretse none dore ababariye cya gisambo, akibabariye amanitse mu rugo. Twamwishe atazababarira abantu, none no ku musaraba ari kubababarira. Nimucumita mfe ngo batikure icumu. Mana yanjye wariteye bihurirana nuko aritera mu rubavu. Mu rubavu rwa Yesu havuye amaraso y'uruzi rw'ubugingo, yuzuye umutima wanjye. Ndashima we ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamfasiza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Abacunguwe nibamukomera amashyi Yesu. Yesu we arakoze. Icumu, uturaso twa nyuma twa Yesu, ngo niyo atababarira n'abasigaye. Utu turaso turasimbuka tugwa mu jisho kuko uwamuteye yari munsi ye Yesu agifu. Ariko Imana kandi hamuteye umusoda w'umurongo upfuye ijisho, aba ari gutera icumu rya nyuma Yesu, ngo ari icumi. Amaraso ya Yesu ya nyuma arasimba, ngo asimbe agwa mu jisho ry'umuroma w'umusirikare, ngo yikubitemo, ijisho rihita riba rizima rirafunguka. Komanteri iravuga ngo yarambitse icumu hasi, ngo ararahira aravuga ngo nukuri uyu yari umwana w'Imana isumba byose. Abandi ati kubera ko bivuze, arabahindukirana ati nimunde. Amaso yananiye abaganga b'Abaroma, amaso yananiye imiryango, amaso yananiye amafaranga, amaso yananiye ubutunzi. Umwami w'abami Yesu arayahumuye. Mukomera amashyi Yesu. Ibyo birangiye, Kristo ahita aracika, ngo acikane bose barishima, acuritse umutwe. Uwari ubiyoboye ahita arabwira ngo ibye birarangiye, aracikanye Kristo. Bagihanahana amakuru ngo bayoherereza abatware, bayoherereza abami, bayoherereze agere no kwa Lusiferi. Ibyo bitaraba, Kristo ngo acikane. Izuba ripfana nawe, inyenyeri zipfana nawe, ukwezi kurazimira, umwijima ubudika ari ku manywa. Abantu reka batangire gukabakaba, ari we ko
yacikana n'imico yose ikabura. Aha, iyi miriro yose yakira ubwo y'amashanyarazi si hanari ubwo yako muragira ngo none gari hano kwicukira ayo kure simpaze ariko nzahabaza ni kure iyo bayaciriye iriya Kigali twese tugomba ibisika tibari basaba makuru ko Kristo ari we rufatiro rwa byose. Ibyo bijya kintangaza ni Kristo arahambwa arazuka. Azutse disikuru yavuze azutse zitandukanye n'izambere. Atangira kubabwira ko yanesheje ibintu byose byahindutse. Guhera ibyo mwabonye hora namwe mugiye kugira gute? Yani igihe kigize gute? Kirasohoye. Arabwira ati iyi ni faze yanyu yo gukora ibingana n'ibyo nakoraga. Arabanza arabwira ngo cyari nicyo kibamarira nuko ngewe nagira gute? Nagenda kuko uyu Yesu ugaragara akeneye kubavamo. Uyu nahaguma kuko Yesu atagenda n'ubundi cyari kibazo. Iyo haguma kuko akihari acambaye umubiri yabonekaga i Nazareti i Betelehemu bakamuha. Yagiye Yerusalemu Kaperinaumu nta makuru bafite. Ariko aravuga ati nkeneye kugenda kandi ningenda nzabazaho. Iwe abanza kumbwira ati data azohereza umufasha ajya umwuka wera kubana nange ariko yagera akavuga ngo nanjye nzaba ndi kumwe nawe. No Yesu umubiri abakurwamo. Haza rero kugira ngo ku munsi wa 50 hagaruke noneho Yesu w'umwuka atari Yesu w'umubiri. Uriya Yesu w'umwuka ahita yinjira mu bagabo bose n'abagore bamwizeye. No abagenderemo bose. Igitangaza kuturaha umwe wese aricaye bavuga ngo uri kumwe na Yesu bari kuri ari kuri wowe kandi bayumva wese yicaye iwanjye. Nundi hariya arumva ari umufite Kristo. Kristo agereranywa na kuriya mubona izuba rimeze iyo rirashe mu gitondo. Abari muri Kigali uziko bari Kimironko uzava ngo no ryose ngo Kimironko abari rebera ati no ryazindutse rebera. Igitangaza abari mugesera kuruhuka bakavuga ati no ryose ryaraje. Aho umuntu wese ari kandi akabona niwe riri kurebaho. Niko Yesu ameze, areba twese, buri wese akabona niwe areba. Nicyo yashakaga tuze mw'umwuka buri wese atagira ngo niwe babana naho twese agaruka ari Yesu w'umwuka uzadukwiramo twese kandi akaduturamo twese. Nabwiye ngo igihe cy'Adamu yamusuraga mu mafi ya Nimusi, ariko mu gihe cy'imperuka igihe cyacu abana natwe ubuzima bwose. Nta kidusura ngo agende sinzi mwebwe ko azagenda ngewe kufasha imyaka 30 isaga sinumva ndagiye. Hari ubundi nawe bimeze uko kuva ahuye nawe ajya yumva bari kumwe. Igitangaza uzikora abantu bamwe n'abazi ko badahari. Uzikora abantu bazagira cyagihe yumva kariyo ari kuzuzwa basenze yavuga mu ndimi akagira ngo niho Yesu ari. Igihe wibaza kutamwumva nicyo gihaba kuryamyemo. Kristo yinjiye mu muntu. Iyo yavanze n'umuntu se wabivangura ute? Iyo usinziriye murarya murasinzira, wagenda mukagenda, wahaguruka. Kristo n'umuntu kutatandukanya icyayi washizemo amajyani ugasukamo n'amata warangiza ukarundamo n'isukari. Si ibyo bazashyira mu cyayi, ariko ibi nibagiwe kivuga uzushira mu gihugu. Hari ikindi tangawizi hari abayikunda ngo nyine muri abafana bayo. Okay,
ibyo byose iyo byahuriye mu nkono mu isafuriya bakabihuza bigasha, ngahe ugenda ufate teremusi, numara ungurire n'isukari, usiga amajyani n'amazi n'amata, ndebe ko bikunda. Kandi nimuri umuhanda ugenda usohoreremo amata, usigaze amazi n'amajyani na tangawizi. Kuriya bidatandukana, niko natwe tudashobora gutandukanywa na Yesu. Twaravanze. Nuko tugomba kuba tumeze. Nge na Yesu umuririmbyi aravuga ngo abwirwe adapfa singipfuye. Nge na Yesu tumwe. Umwe. Harimo akantu nkunda kandangaje mu abantu. Kuko twatuba ngo tugera mu ijuru ngo tuzegamirana ngo na Yesu. Ndebe ijuru zaba arimo miliyari zingahe. Ndebe izo miliyari zose ngo zegamire umuntu umwe. Ariko nsanga Yesu yarabitoye, arabanga bazazino bose, abazasangino bose bazahita bambara ishusho isa n'iya Yesu, base na Yesu ijana ku ijana. Ubwo benshi muzanyegamira musabe mugire ngo ni Yesu mwegamire. Mujye mwisimbiza mwibone ku bandi. Gahore nge mwegamire. Tuzegamirana twese, igitangaza kibe morale yo hejuru dusare, umwe wese azavanga ariko Yesu we n'ibyo wanje kugira ngo nifukwegera kurusha abandi, nawe ngo yegereye nde? Yegereye birikimasi na kanamugire wiriya hirya zahe. Wegereye igisaza cy'amatimba, nawe gusa wagenda ngo wegereye Yesu. Kubera ko asaba yahinduwe agasa na Yesu. Nawe tuzi ko bari kukwegamiye abagira muri wenyine. Abantu bose begamirane tu. Urahari tuvuge haleluya. Kuva Mwuka Wera aje, igihe cy'itorero cyaratangiye. Aho Kristo avuga ngo gukora kwanjye kumenetse mu banyizera bose. Bagiye gukora ibingana n'ibyo Kristo yakoze. Mana yanjye we, ni ryari uzakora imirimo iri ku rwego rw'ibyo Yesu yakoze? Yageze avuga ngo hari ibyo ngiye ndakoze, ariko mwebwe muzagira gute? Ngo muzabikora. Azabigiye nicara akavuga tereka ndebe ni igiki naba narakoze Yesu atakoze, reka ndebe. Maze kubona kabingahe ndabizi. Avuga ati narasomye ibi ntabwo nabona, ariko ibi narabikoze. Abona byaremeye. Ni isezerano ry'abera niko yari yarabivuze. Ikiganza ukwegereye mubwire ngo uri hasi mu gukora cyane, uracyari hasi. Byose muratinyuka kubibwira. Uri hasi pe. Gukorera Imana muri hasi. Harageze ko mugenda mu mihanda y'u Rwanda, mwahanyura bakagira ngo ni Yesu wahanyuze. Abadayimoni bo iyo uri mu mwuka ntibamenya ko ari wowe. Nubwo hari ibyo abakristo bajya bakora batazi ko bajya bakora. Uzi ko bashaka guhumanura ubundi batazi ko banawuhumanura. Uzi ko bakubura imihanda batazi ko banayikubuye. Uzi ko abakristo banyuze mu mihanda mu gatondo, aho banyuze hose nta dayimoni hasigara, ntayo muri uwo muhanda. Abandi bakanyura mu munyenga wabo, ariko igitangaza bahanyuze ayo makuru ntari bafite. Hari ibintu Imana yemera ko bitubaho tutazi ko byanatubayeho. Kubera ko izi ko twabimenya twasara, twakwirata. Mwe muza kwirata nta n'ibyo muzi. Umunsi mubimenya mwogira gute? Tibuze mbona nyine twitakaza twikomeza. Kono ko Imana ngwabaye n'indi bikoma mu manje. Bakorwa ariko baba babona
uwabahisurira ibikoreka mu buryo bw'umwuka bitabonwa. Abantu bamwe baza banyura hejuru sinzi iyo banyura, ariko Imana ishimwe ko ibikorera muri twe nubwo tutabizi, ariko Imana ibishaka ngo tumenye ko hari ibiri gukoreka nubwo tutabibonye tube tubizi. Turabyumva neza? Mana we subira ubwira ukwegereye ngo Kristo wazutse aryamye muri wowe, aryamye muri wowe. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kwerekana impinduka mu isi y'abariho, ngo bamenye ko wahuye na Yesu. Reka ngaruke muri Esiteri. Esiteri natangajwe n'iki? Natangajwe n'uko igice cya mbere cya Esiteri, umwami akoze ibirori agatumira umwamikazi ari n'umugore we, hanyuma umugore we yanga kwitaba ibyo birori. Ariko Imana igira ubwenge, hari ukuntu iza yambura abantu bamwe izibajijisha, ishaka kugira ngo cyangwa ikabakerereza kugira ngo abishaka batambuke. Ndavuze ngo uyu mwaka igira ibyiza akerereza, nawe utambuke noneho mu izina rya Yesu Kristo. Ijijishije umugore w'umwami yanga kwitaba ibirori, guhamagara kawe ukora ibyawe ukora ibyanjye, kugeza ubu umwami avuga ati ibirori mubihagarike tubanze dukemura iki kibazo. Basanga wikemura nta yindi nzira, nuko agomba gushaka undi mukobwa ugomba gusimbura nde umwamikazi. Vashiti aragereranywa n'imirimo ya kamere cyangwa se imbaraga z'umwijima. Esiteri ni umukobwa ureperezanta ibinyamwuka. Bana ndasenga ngo ibimeze nk'abafana ni Vashiti hajya ninde ni nari bistirisa n'ibya Esiteri. Sinumva umugore wese umwana we Vashiti arubaho mu Rwanda. Niba mumenya muzabwira ntukureho amwitiriye rwose. Vashiti ni umugore w'ikigabura aho udashobotse, ariko harimo akaboko k'Imana kihishemo. Imana yamaze kubona krize y'abana b'Imana, krize y'abayuda yabaye. Imana ibonye iyo krize yabaye, iravuga ati kizamara iyi krize nuko ntegura hakiri kare umuntu uzahagarara mu cyuho igihe abana b'Imana bazaba bamerewe nabi, bazabone byibura umuntu umwe. Mana mbwirira ukwegereye ngo ntukeneye abantu benshi, ukeneye umuntu umwe gusa. Ukeneye abantu benshi, ukeneye umuntu umwe gusa. Abakeneye uwo muntu ni bakomeye Imana amashyi ibahe. Haleluya. Uwo muntu yarabonetse. Umuririmbyi yaramuririmbye aravuga ngo mwijure imbere y'Imana fetse umuntu uvugira n'umuko wabatangiye kandi yitwa rukundo, anya yuko izina ryanjye riri ku ugafugira hanze wamunyiruka. Nimumukomere amashari Kristo. Abayuda bari bakeneye umuntu umwe gusa, ariko Imana ndayikunda. Imana igira strategy zirenze zemerwa n'ibyaremwe. Mundebera kaka umunsi Adamu nako Eva, umunsi Eva arya ya mbuto, icyaha kikinjira, urupfu rukinjira, ruzanywe n'umugore wagiye gusoma ku giti. Niwo munsi Imana yahise ikubitayo umugambi wo kuvuga ngo icyahindura bano bantu bagasubira bakagaruka nk'uko byahoze nuko bashakira undi mugore. Muranyumva?
se akarya imbuto ya kiriya giti ikajya mu nda ye. Kuva yego ari iriya mbuto yatangiye kubyara abanduye n'abahumanye n'abanyabizi. Imana nayo ikora ikiravuga toke ndashaka undi mugore nanjye naboneka. Kabona umugore arabonetse utsibura ndongera nshake ko nzabona n'igiti nacyo nikiboneka bizaba bibaye byiza. Ikindi nuko umugore yari imbuto ikajya mu nda ye, ndamushakira iyindi mbuto igomba kujya mu nda ye. Nicyo gituma Imana yafashe Kristo imuhindura imbuto igomba kunyura mu nda y'umugore, ibanza iresitora inda z'umugore. Wari imbuto igatuma ikazana urupfu, noneho ahabwa iyindi mbuto izana ubugingo. Nicyo gituma Yesu yamaze imyaka 33 umugore yaramubonye umubyara, ariko igiti kitarabona. Igiti cyabonetse bamugesheje heza igorigota. Ngo agere igorigota asanga bamuteze igiti. Nicyo gituma bakimumisha. Yahise avuga ngo byose bigize gute? Umugambi w'Imana wose wari utegerejwe urarangiye wose. Umugore yarabonetse, nanjye imbuto narayibaye, none igiti nacyo kirabonetse. Ahasigaye misiyo y'Imana yo kuresitora no kugarura abantu irarangiye. Kristo yabaye imbuto ikosora. Kuva abayeho abagore bose bahawe kubyara abanyamugisha. Ngaho norebera Imana kera ibonye ko abayuda bagiye kwinjira mu kaga gakomeye, ibibonye ibateguriye umuntu ugomba kuzahagarara muri icyo kibazo. Ese mujya mwibuka ko abariho bose bariho ku mpamvu z'uko Imana yabageneye igihe cyabo bagomba kuzabaho, kugira ngo icyo gihe bazakibyaza umusaruro wo kugira ibyo bakora mu gihe babayeho. Barizo umuntu wicaranye, uribuka ko igihe cyawe ni iki? Urabizi, warabimenyeye mu makuru cyangwa ntabizi? Uziko benshi bicara akavuga ngo ndategereje ngo igihe cyanjye, igihe cyawe reka kikubwire ko utarubizi. Igihe cyawe cyarageze, ukihagazemo. Kugira ngo bishoboke ukore ibidasanzwe mu gihe cyawe bigenda gute? Ibanga nirimo nuko wisobanukirwa wa muntu, nuko wigirira icyizere wa muntu. Reka mbabwire nawe, mwari muzi ko iyo wizera Imana ntiwigirire icyizere. Wari uzi ko Imana itazikwizera? Wari uzi ko Imana idashobora kukwemera ngo uyemera ariko utiyemera? Kugira bishoboke, Eliya umusaba n'urumuriro yasenze gute? Yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, ngo kandi aba bantu bamenye ko nanjye ndi umugaragu w'Imana isumba byose. Kubera ko mutajya muhagarara imbere y'ibibazo ngo mubibwire ngo mfite Imana ishobora byose. Kandi nanjye rero wabibazo sinoroshe kuko ibindimo biyaremereye kuruta ibibarimo mwebwe. Ariko rero aho umurozi yikanga akigira igitangaza, agahuha amababi n'ibyatsi yari agashyiraho amashara y'inkoko, akibyimbya mu kanwa ugatangira kujuma no guhinduka yewe bari gukora. Kuko iyo utaza wibyimbya uhagarare nawe wizamure uvuga ati ariko uzikiza iyi si y'umwijima itajya. Naratangaye, Satani ni umuhanga wo kwentimida abantu, kwikangata no gushyiraho iterabwoba. Petero ntiyabyanditse ngo arazerera ngo ameze nk'intare,
azerera ngo ameze nk'ayari kosiyo intare n'ingwe gusa niyo mu muryango wa Yuda ariko iriya yo yigira nkayo niyo nababwiye byo none se ntituri abana b'Imana umuntu wemera ko rumwe Yesu nazamura ikiganza hano ndeba ayo maboko mu izina aba Yesu bazamura amaboko
mbona bageziriya ndavuga ati ni bitandibuka ndavuga ati umwana w'intare avuka ari intare. Intare ni imwe, bariya abandi bose ni utunyamaswa n'indende ziraho kandi ubundi intare uzi ko intare yinjira mu ishyamba iyo ikandagiyemo ijya yivuga rimwe gusa ikamenyetso kiri mu ishyamba zose ngo narigayemo ndahari. Igitangaza n'uburi hejuru y'igiti kujya bumanuka murayumvise bwose bukikondera mukayisiga ishyamba yonyine. Nuzajya urara ahantu ujye uvuga ngo karaye jyenyine nk'intare, ni umwuka wa daturaha nta wundi mwuka waharara. Naravuze ngo kama mbaya niba anica nyice ndapfa ariko sinshobora kungumuruza. Naragiye tujya kugura kandi abantu bose bazaga mu nzira mukayimusigira anagusaba ikintu urakimuha nunakimwima so ataracica cyangwa se kiburi birengera ngo ndangize ndasa neza arandeba arafunga isura uyifungire ubusura uyifungure simpapfa akayira gato ndabona simbubisa niba ari n'inkuba bajyavuga ngo agiye inkuba azimanure kandi igihe kimwe twarahanganye nawe igihe kimwe amanura inkuba kuyikubitisha inka zacu kandi umuhanuzi dusengaye ati umujinya gufitiye ku itariki runaka azohereza inkuba gukubita iwanyu ariko azaba ashaka kwica inka zanyu zose. Yabonaga ko atashobora ariko arabanga batunganya mari niyo nari ngikora ubukwe nshobora kubona bimaze umwaka umwe cyangwa ibiri ngifite inka za mbere nziza zikuze bene bimwe. Mana ndakundaga Yesu nyuma Yesu akaza umwanya wa gatatu wakazi binwere n'ubu ndazikunda rwose rero tujya ku Mutara nagiye rimwe njya gusengera abantu Mutara amaze barishima ngo banezerwe bagabire ndavuga ati ngaha muzajya mbwiriza ngaha ahantu ubwiriza bagatanga ituro y'inka aho ni hose aho ubwo kunda Yesu ukakunda n'inka. Hanyuma haba udutonyi tw'imvura saa 8 yohereza inkuba niba baramewe inkuba 3 kuko zakoze 3 icyarimwe ariko igitangaza noneho kuko Imana yabitubwiye nahise mva aho muri aya masengesho aho twasengeraga mu misozi hejuru nahise manuka abandi batashe njya gusengera hari ikazi wacu ziba ndahaze ikibuga cyose ndazenguruka utuzu twose inyana zabagamo bene kandi nazarigisha ndahasengera hose ngo arangiza ngo aracagerageza inkuba dawa ya moto ni moto urohereza umuriro hari umuriro bikunda we. Inkuba zakubise 3 zinanirwa gukubita igiti kiba hejuru y'inzu zinyana ibiraro igakubita ku ruhande kubita izenguruka hose ariko inanirwa kwinjira hagati aho ziri ngo inanirwa ubwa 4 irahusha iragenda nawe kurya nasenze navuze ngo nanyibesha akabikora igende inanirwe hano ifatwe n'amashanyarazi y'umwuka yiyobye ikubita iwabo. Icyo gihe ntibungaye nari nkiri nkabegeze ndayo mu mwuka ibintu byose yari moto gusa kwa rugutwi nta mpuhwe nari bwagire nari nkiri mu muto mu by'umwuka ngo inanirwe gukubita ubwa 4 inyura hejuru iragenda irambuka isatura ibiraro byabo ikubita inka zose bakwereye umukobwa we bamukwereye umukobwa we hadasigaye n'imwe zose zishyira hasi mu kagoroba imvura irasakara hose abanyamasengesho bose baza kundeba bati uri umuriro kuva icyo gihe
abo nahungaga basigaye bampunga bakabura aho banyura. Ndabyatuye mu izina rya Yesu. Uyu mwaka nta gusongera guhunga, ahubwo bazagihunga mu izina rya Yesu. Muri intare mwa bagabo, muri intare mwa bagore, nimukore nk'intare. Intare ntizireba ngo inzovu ni nyinshi, izisukamo. Ntizireba ngo imbogo ni nyinshi. Mana yanjye kandi igitangaza, gusa Imana yagize intare nke zasigororoka buke cyane. Ibindi nabyo bigira imbogo zigira nyinshi, kugira ngo intare zisibya ibone izindi, ibone n'izisigara zizakomeza zibyara. Izigira ibipfu bitazi kwihagararaho, amazi kazisema. Satani yaza kuturwanya, yohereza ingabo n'ingabo, ariko iyo tuza kumutsinda dukoresha intwaro imwe gusa, imwe. Tidukeneye gukoresha byinshi, icyo twahawe kirahagije. Mbwira ukwegereye ngo nzongere kumva wagize icyo utinya muri ubu buzima. Ariko Mana wampa ibiti ngo mbahone n'umwaka. Usongere ugire ikintu utinya mu buzima. Abakristo basengera ngasanga bahuze n'amazu yabo bubatse ngo niho stoke ngo y'imyuka mibi yose iba inzu yakayihunga. Wari wabona impunzi zahuza abazimu? Ngewe narazibona. Bagahunga akajya gutura ahandi. Iyo njya kumufasha simusengera, harambwira ati fata telefone tuganire iminota 60 kubwira karuwa gasa n'ubajomeze. Uri Yesu uriwe uzi gukoresha isoni wowe witiriwe wowe ngo kurahunga abazimu. Ubwo igeze kubabwira umwe wantwaye we yarahunze Yesu, arabwira ngo aposto tutajyanye ngo yiraremo tuyiraranemo tuyisubiramo. Iwe n'umugore n'abana bari kwa mwene wabo niyo n'abasaza, tutajyanye tuyisubiramo. Ngo mbone barananiranye batoke tugende nanjye ndararaye. Ndebera kurara mu buryo umwe iwanjye n'ahantu ngeri iminota 50 ariko mudare iw'abana. None ngasiga ngo usenda bwira madamu n'uruhu. Imana yarakoze agira ngo umugore mwese mwasaranye bimubwira ati yanjye ikibazo tudafasha. Naragenda araye tunagezeyo kabona bari kurebana umugabo arongorera umugore ushiri ugenda gaho kwabanze yishyure. Yani ari ibyo bazanye bisekura babona uko biruka basubirayo, cyangwa se nibabona ndinjiye amahoro nabo babone neza. Baritonda ninjiye urupango ndagiye. Uzi ko umugabo yageze hano kwa koso ngo reka tugure imfunguzo ngo ukomeze ugende ufungura ngo natwe uturi nyuma ngo dukore ngo operasiyo neza. Yari ngo operasiyo aha mwaka byari. Toke ngahe tugende, ndagiye kagenda ifungura nije ndazengurutse n'icyumba bararamo nige wagifunguye. Rero ati aposto hariya ndi wahafunguye. Sare zicyumba cyane. We, komanza ufungure ngo winjireyo. Ariko noneho ababo barabara bose suko. Bose ndayinjira ngo ndangise dushimye Imana muri salo dufatanye ibiganza turicaye. Umugabo namwe tuvere dupangira operasiyo rero tugiye gukora ijoro ryose. Imanze duteke turi. Nitumara kurya ibindi ndabibabwira. Amaze barabiteka biruka. Biba birahiye ku kanya barazanye turariko turangize numva umugore mwaye dupangira operasiyo twumvire igitege yakenye neza sawa sawa. Niwe warangize toke dufatana amaboko dushima Imana turayafatanya. Shimye Imana mu yo zitatu ngo ndangire tumbere nahawe ko uko numva nabihawe mugende muryame iyo operasiyo muyindekere ntabwo twayikorana nawe. Mbona barareba ngo nibyo
rwose mwidekere baragiye kuko numvaga ubuse ndararapagaze ngo mpagaze kugira ngo ndari nicaye ngo operation babazi gute baheba gute genda muri namwe asigaye mwidekere baragiye numva bakubisemo urufunguzo ngo barukubite ndegera murabizi ibuka byuke ndakomanze hano niyo uzakomanga ukabona gusohoka urakoze cyane n'ukuri ubona ibyo byiza okay baragiye bararyama ngo barangize numva ko umwuka numva igitekerezo ko kiza igitekerezo kiza ngo atari nikuru n'umubaza umugabo nkawe na Yesu uhagaze ngo nabasibu batumye uhagarara numva ko umutima ubwira ngo usinega abashitsi icyumba cy'abashitsi ni iki uko byose bagiye banyereka mu gende gakandagira ndabakibona ngo ndangize kumva icyo gitekerezo kije nahise njya mu cyumba cy'abashitsi kuryama sinigeze nseka njya muri cya cyumba igitangaza nasinziriye bakiri kuvuga baye bumva gusukopera sigenda beno nanjye nabwiye ndayikora nyine kenshi wakikora mu buryo buri gucece budasakuje basinziriye imbere yanjye ngo niteye hejuru ari saa 11 za mu gitondo numva deja ko baravuga ariko gaje bashaka gukora ku ngo ntarakomanga iyo mabwiriza bafite abona niko bahahamutse abinyuka yahambuye nuko baba bameze naho nasinziriye neza gusa icyo nakoze ngeze ku gitanda naravuze ngo wanzuwe warawemo na Kristo ubwe na Sosthene babiri Mana ndavuga ati ibitangaza bibiri byabaye hano nta myuka mibi ikeneye kumvikana hano n'akantu n'akantu narabyutse bari kuvuga ndiruka mbona bwake guco nikubita amazi mu maso muri dushe ngo nagize nihagazeho nyine bakugenda muri salo ndaje nakomanga uracaryama abandi ati twakambutse kare doge nimukinguru barasohoka ngo basohoka banguyeho icyayi cyo kumbobera bafata bombi barampore numva gusa hakubitugu bamfashe umukozi Imana barakonferensi warayemo muziko ngo ntakadayimoni twongeye kumva ngo bije ko kumadirisha ngo nabonye ngo muri parafo muziko nk'uko wagira ngo n'umubu wawe wirukanye ntawuhari ndavuga ati sawa nuko batangira rero umugore yarafite abadamu kugira amatsiko menshi akazagira akavuga ko uba atubwiye operasiyo wari koze gute ubuse babwire ngo narayikora kimwe gusa mufate ko operasiyo yakozwe kandi urugamba rwarangiye iyi nzu ni iyanyu na Kristo nta yindi mbaraga yemerewe kwinjira aha guhera uyu munsi kugira amahoro mubeho neza ngiye gutaha nuko ndagenda njya kwatsa imodoka baramperekeza bumva ko operasiyo yabaye ari simusiga ntacyagarukaho inzu yabo bayibamo kugeza n'uyu munsi baracyayibamo icyamba mukagira imitekerereze ya Kristo muri mwe mukamenya agaciro kanyu n'imbaraga z'Imana zihishe muri mwe zibakoreramo mushobora gukora ibidasanzwe muri ubu buzima kubera ko yabahamagaye niyo kwizera ibyo cyabahamagaye ndabyizeye avuge ngo haleluya rero ikiganza umuntu ukwegereye umubwire ngo ntukongere
baratsindwa baratsinzwe ntacyo badukoraho. Okay, reka ngaruke. Esiteri atoranywa aba umwamikazi. Imana itegura umuntu uzabagoboka mu gihe kibi. Mu gice cya kabiri habaye amarushanwa, ariko nkunda muzi ko muri iki gitabo muzi ko nkunda Moridekayi kurusha Esiteri yewe. Muri iki gitabo iyo mwese mujya gusoma mwamwirukira mu nkuru ya Esiteri, yewe iyo bifasha bagiye gusoma Moridekayi. Ibi byose byabaye nuko habaye umugabo wisobanukiwe w'umwinginzi uzi agaciro k'Imana yawe. Niba wabwiye Esiteri ngo wamukunda, ibyo abandi bakobwa bashoboye nawe urabishoboye, kuko abandi bagiye mu marushanwa ugasigara urabishoboye. Jyayo kandi hamwe n'Imana yawe uza. Umukobwa aramubwira ngo papa mudogo nimba yari se wawe yari anko, ubu se ndajya mu bakobwa ndi umunyamahanga ntabagira n'irangamuntu. Aramubwira ngo dufite irangamuntu yitwa amasezerano, wowe urajyana amasezerano abandi bajyana irangamuntu. Aba barangamuntu barayatanga. Esiteri ngo ahagere, favere y'Imana yari muriho itera abandi kaboze kutibuka irangamuntu muri Esiteri. Mana yanjye kubwira ubuhanuzi bwiza bwanyu bw'igicumbeiro. Favere y'Imana izatuma mwemerwa badashingiye ku maseve, batarebye amaseve y'ibyo mushoboye. Muzemerwa batarebye amateka yanyu, muzanyura ahakomeye batarebye ibyo mwanyuzemo, kubera gusa amasezerano abariho. Vuga ngo haleluya. Amasezerano banyirayo bakageraho abandi batagera. Amasezerano agira agaciro karuta n'ak'irangamuntu. Ntawe urumva ko irangamuntu yasibiza urupfu rwe gadapfa, ariko amasezerano azatuma urupfu rusimbuka. Urupfu rwamaze abanyegiputa irya joro bagapfusha imfura z'igihugu cyose zananiwe kwinjira Gosheni kubera ikintu kimwe gusa, kubera amasezerano yarahishe mu mfura z'Abayuda. Urupfu rurabasimba ruravuga nica abantu, ariko Abayuda muramenye kuko bafite isezerano bahetse. Moridekayi niwe yakonvense Esiteri, niwe yamwemeje kuja mu marushanwa kugeza ubwo Esiteri yemera aragenda. Icyo yakoze gusa yagiye musengeye, aramubwira ngo genda Uwiteka ari kumwe nawe bizemera. Ariko abakobwa b'abanebwe muri icyo gihugu ngo barisize bararuha barisigura. Si ukwisiga barihumye bararuha baridodomeka, basiga yera n'irabura, basiga n'ikiba inzara bagira gute bagakurura imisatsi. Esiteri gusa ko kari mu masengesho gusa kari gutogota mu ndimi kayabara kamfa. Rero yewe kusuzwa bandataka ko nikaza amakuru. Abandi bari mu mavuta ngagodore naho ntibazi ko ariko kari mu mavuta ya vrai ya nyayo. Ngo bagere kubashyira ku murongo ngo babakubiteho. Bose baragiye 50 imbere ya Esiteri, 300 inyuma ya Esiteri. Bahagera, umukobwa yahagera bagategereza ko umwami aze kuyikora, ahubwo bakabona arayigoroye hasi arayijyanize. Kuko umukobwa yaje kuza bakabwira umwami ngo nayikoreho, akayikoraho kugira ngo umukobwa naza namushima ahita ayikoraho, akayifata uko. Yabona umukobwa araje, babatega ni iki ngiki, agahita arekura.
yagenda akayikura hategereje uza, yaseruka ngo dore kiriya naco agahita areka. Abakoze ibishoboka byose, abafite imyirondoro n'abafite amasende n'abafite imiryango izwi barahanyura bose biranga we. Reka mbabwire inshuti zanjye, Imana ntizabakomeza ishingiye ku byo abantu batekereza. Gukora kwawe ntibushingiye ku mateka n'ibisekuruza. Ijya yiremera impamvu yo gukomeza umuntu, ijya yiremera impamvu yo kumwemeza batamwemera. Esiteri aravuga ati nawe ngahe dore abandi tubona bose abari inyuma bakazambwira genda vuba utubise iratugerweho. Esiteri ati nitonde ndagenda. Esiteri babona karashobotse, akayuda kamwe gusa, abandi bose ari abanyagihugu ari akanyamahanga. Ngo gacoboke n'amavuta n'amasengesho n'amasezerano n'umugambi w'Imana byose birakuzura, agakobwa karabagirana nk'inyenyeri mu bantu izuba rifata. Ngo gashoboke umwami ntiyatunze inkoni gusa, ahubwo yaranahagurutse biramunanira. Mana ya ndavuze ngo amavuta azatuma bakomeye baguhagurukira, baguhagurukire bakwakire, bakwemere mu izina rya Yesu. Arayigatunga ahagaze kandi ayekeraho yamagumu, kugeza ubwo ababishinzwe bagenda baramubwira ati va mu murongo jya ku ruhande wowe. Bahamagara n'abamugendanira, kera bamuhaye amaesikote, kera bamuhaye ishore bazigushizeho. Agakobwa k'akanyunya Moridekayi yari hehe? Yaje muri ibyo ariko kibamuhaye igitego ahagaze iriya. Mana yanjye we, ariko icyo abwira bicaye ko uwatambuze ise ahagaze inyuma, ariko nanone byaciyemo. Karatambutse Esita bampaye abamikazi n'ibiki, iminsi mikuru yabaye. Esitera n'ibiswe ibintu birakomeye. Umwami amutunga imyaka yose atazi n'ubwoko bwe. Uranyumvira? Aho Imana kugeza ubu ibwira umwami ntukamubaze ubwiza umubonyeho, shima ubwo gusa, nta kindi gikeneye kubasohoka. Yamenye Esiteri uwo ari we, ari uko bamaze kwemeza jenoside y'Abayuda, inzandiko zakwiriye igihugu cyose, intara zose, abitwa Abaheburayo bagomba kwicwa bose hatavuyemo n'umwe. Kandi mbere yo kubica, munyumvire systeme satanike, mbere yuko bazapfa, Hamani Hamani yari representa w'ubwami bwa Gitari, niwe wari ubuhagarariye mu kurimbura Abayuda. Biriya bazi teoloji baravuga ko gutegura biriya Farawo yigeze gutegura ngo bice abahungu b'Abaheburayo ni systeme satanike yo kwanga ko abubaha Imana bagwira mu isi. Ibi nabyo Hamani yateguraga systeme satanike yuko abubaha Imana bagomba kwibagirana, ariko Imana kuko ibafiteho icyo yabavuzeho, ariko Imana kuko ikabuza amaboko yo gutabara, ariko Imana kuko itagihangarana intore zayo. Mana mvuga iki ntizabarangara na gute? Hariyo abantu hano azamamo akavuga uyu n'umunsi sinzi ko azakora, ndumva ngiye gupfa kudapfa, sigahe turakurebura hano. Uzi ko ari mugera ahantu nyine akamuhagarika ijosi babyaranyereka ngaramepfe nyine ari bugaca kabwira rero kudapfa. Ibikomeye ku buzima bwawe sibyo bisobanura kurangira kwawe. Oya, kubaho kwawe gufitwe n'iyakuremye, izi icyo yakuzaniye muri iyi si. Irabizi icyo yakuzaniye muri iyi si, itaragisohoza mbwira ukwegereye ngo ntaho ugiye, itaragisohoza ntaho ugiye. Nigeze kubivuga nimba ari mu nyigisho siko ari mu bitabo nani, kandi umwaka byara
umuntu nazajya abyuka akabona aracyariho, ajya amenya ko akiri mu mahirwe, ko akiri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Nuzajya ubyuka ukabona urahari, uzi uvuga ngo nyongeye igihe cyo kugira ngo ndebe kugira neza kwayo. Ubundi ikindi giringira umuntu mwese kuba muri igituma mutarapfa ndakizi, nimushaka muzakibaza. Impamvu y'umuntu kudapfa n'imwe gusa, urupfu rukunanirwa kubera hari Imana yakuvuzeho bitarasohora. Iyo bitarasohora haba n'ubwo inkuba zamanuka ntabujya, kuko ibyakwica biba bigiye kuburiza mu mugambi w'Imana, kuko Imana ikavuguruzwa. Rero ntacyo yakwemerera ko bishobora, kuko Imana ntishobora gusigarana amajenda yanditsemo amasezerano yagusezeranije ngo uzapfe isigarane igitabo cyuzuye ibyo yavuze. Tibishoboka. Reka mbabwire, si wowe uriho, ahubwo hariho amasezerano aguhishemo. Hamani wari representa wo kwicwa kw'abana b'Imana ngo bashire. Nicyo gituma musabire isi buri ihora izana ibintu bikakaye bishaka kurimbura mu Imana. Buri gihe isi ihora ibizana kandi izahora ibizana. Ariko Yesu yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo itorero ryanjye naryubatse ku rutare, nubwo amarembo y'ikuzimu azagira gute. Amarembo y'ikuzimu yarazutse muri Egiputa afata ubusa, aho kwicwa kw'abana b'Abayuda nibo bagwiriye, ahubwo abanyembaraga bari babahishemo bakuriyemo. Imana iranabajijisha bakurira heza harenze aho bari bahishe. Imana izifatisha umuntu bahishe ishaka kumuha amafiriti, abandi bari bamutaye mu bishanga, kandi nyina yabisengeye ngo mwana we ngo ntiyagafata. Imana ati have vuba ntiyagafata, ngo akureho ibirenge bukeye mu gatondo baragafata Mose. Kandi ntiyafatwa n'abasanzwe, afatwa n'abo mu nda y'ingoma kwa Farawo. Ndebera afatwa n'umukobwa wa Farawo. Uzi icyo Imana yabikoreye? Imana ashaka aho itegeko ry'urupfu ryavuye, ariho njya guhisha, ariho mpisha Mose. Ndaguhisha hejuru y'itegeko rya Egiputa, kuko iryo tegeko risohoka hanze ariko ntiryinjira kwa Farawo. Ndaguhisha itegeko ryavuye kuko ryasohotse ryagiye, asigara aho ryavuye. Ndebera Moridekayi, Hamani aravuga ngo abwira umwami Sinzi, itariki z'ukwezi twavuze 30 zo kwica Abayuda sinazihanganira, basi ndumva mfite apeti, tube dukuyeho kamwe kugira ngo mererwe neza. Ako kamwe niko representa ubwami bw'Imana mu Bayuda, niwe wari uhagarariye amasengesho yose y'Abayuda yari Moridekayi. Representa wa Satani aje gusaba representa w'ubwami. Mbere y'uko Abayuda bazapfa abandi bizeye, nyemerera tubanza twice Moridekayi. Umwami ikashe nayiguhaye ubigenze ugushaka. Aragenda amubwiye ati, aragenda ararashi. Urabona umugabo igikomangoma kirara gishinga igiti mu rupango, yarashinga igiti no ruyo, akagisumbuza akanyeganyeza ngo yumve ko gikomeye kizamwica neza. Kandi ariko abagore b'abadeperi bari baragatsindwa, umugore akaza gufasha isoko cyane kahe tugishinga, aragufasha gushinga igiti cyo kumanikaho nde Moridekayi, umurepresentare gare w'amasengesho mu bizera. Ariko ikintu cyantangaje mu isi, Hamani yaraye asomboza igiti agishinga, arabona isaha ngo yarambiwe ko guca biramurya, uraca ryari ngo je gufata indehari. Moridekayi ngo nkamanike ku giti mbone kurya nishinge ko kamaze na apeti.
igitangaza. Hamani ngo ararana isaha, Imana ikoroga ubwonko bw'umwami, nawe ararabona buri ki abura ibitotsi. Ngo muri bitotsi muzana abaririmba twumva, bazana abaririmba nimbari zazuke na zarege na zande, barazimara bazirimba, umwami sese bikamutata yiwe niba bawe bagendewe. None bazana utuntu two kumuhuha, bamubwira amasabukuru yariye, bamubwira intsinzi yarose, barasoma amateka, bamubwira ibikomeye. Aravuga ati po ko murabisoma ahubwo ibitotsi bikabura kurushaho. None se dukora iki kugira ngo usinzi? Barasoma ngo bagere ku gapapuro kamwe gusa kanditseho umunyamasengesho, kamwe gusa ngo bakagereho. Barasoma ngo hari n'ikindi gihe bagiye gukubita kudeta Bigitani na Tereshi, bagiye kukwica umuyuda witwa Moridekayi. Arabimenyara ngo basoma iyo furaze gusa. Musubiremo aho ibitotsi byarije, muhasubiremo. Basubiyemo, musubiremo basi. Warangire ati Moridekayi woni igiki abahe, abandi ati ni umuzamu w'ubushake abiriye ko bwireba. Yari umuzamu w'ubushake udahembwa batanangajije. Ibanga ryatumye bijamo kwari ugushaka ngo gusengera umurwa, kuko Imana rero bega muzamubwira hose muzahasenga. Mwamuhaye iki? Abandi ati haba n'ipinjama y'ubuzamu ntayagi, haba n'irinda sinariko Mana, reka kubwira, umaze igihe isi yarakwimye ibigukwiriye, ariko Uwiteka agiye kubikwihera wenyine mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ati ntacyo mwamuhaye, abandi ati rwose Nyagasani ntacyo wavuze, ntacyo twamuhaye. Arangiza ntacyo yahawe, ntacyo. Umwami ngo atora isaha, nawe aravuga ati ayiwe uraca ryari ngo ngororere Moridekayi. Hamani nawe yayiragira uraca ryari ngo manike nde. Mwari muzi ko ariko mubayeho, muzi ko ijuru riza riraribona ku bwanyu ribapangira ibyiza, Satani nawe akibesha akararapanga ibindi. Ariko icyo nkunda nuko ukomeye ariyo bagambiriye icyiza, urutwa ariyo bagambiriye ibibi. Ni nako tubayeho. Ukomeye niba udutekerezaho ibyiza, uwatsinzwe niba udutekerezaho ibibi. Bararana amasaha bombi. Ngahendebera iyo filimi, uraca ryari ngo mumanike, naho hano uraca ryari ngo tumugorobe. Uyu muntu biraza kubigenderamo. Igitangaza, abahanga baravuga ngo ibi byabaye ngo kubera ko ngo n'Imana y'Abayuda yari yararanye isaha. Iravuga ngo igihe n'isaha bigiye kugera mu ngororero abasenze n'abanyubaha. Uraca ryari n'umwana waje agirwa neza. Imana yavuga ati ineza yanjye ndayinyuza mu mwana. Umwami ararusha amaboko Hamani haguruka, umwami aramwicaza. Ndebera igitangaza, saa 11 butaraje, umwami yari yavuye muri dushe wahagaze muri salo. Saa 11 Hamani we yoze saa 10 yurira igare, saa 11 zagiye kugerageze mu rupango kwa umwami hasubiza. Ngo yinjire mu rupango, umwami arabamba iryo gare n'ijyande ryinjiye aha. Uwo muntu agiye neza uje, baramubwira ngo ni Hamani. Aravuga ngo nimwiruke mubwire ngo niyo ubutano yatinze. Ngo bimubwire Hamani ariko n'utu. Umwami ashobora kunkunda akarambirwa ko akazarambirwa ko bagera. Ubu yari yarambuwe ate. Ngo yinjire. Hamani aramusuhuza ngo amuramutse. Hamani agiye kubwira ngo Nyagasani basure babarira amande kubwira ikizanye. Umwana ati reka ninyumerewe na umusonga urangije. Ceceka n'ibanga kuvuga mbere wowe uravuga ibyawe nyuma. Hamani arashaka. Umwami ahita aramuha tumbereye. N'abanditsi bose bara.
umuntu umwami akunze kubaha yamugenzereza ate? Nimubwire nk'ibikomangoma uraha n'abanyamabanga baraha nimubibwire. Dore inkuru yanejeje muri ibi byose ni uburyo umwami atabajije Moridekayi ngo gukora. Iyo abaza Moridekayi, dore yari gusaba ibinjama y'umuzamu. Ariko iyo Imana ishaka kugukorera ibirenze, ikoresha abahambaye ngo batekereze bingana n'uko bangana, batekereza ibiresha n'uko baresha, apana bo utavuga ibipfuye. Umuntu umwami akunze yamugereza gate. Hamani baravuga ati ariko ndakuzwe muri iki. Hari ubundi umuntu wari warambwira ko ninjira akafatira ngo mbwire yihuta. Hari ubundi se Hamani yumva ko ari we, ariko Imana ishimwe ko byaciye kuri Hamani. Hamani asa n'ucanganikiwe. Nikuvuze bivuge ko ababyandike. Icyambe so kubivuga yarabiturikije mwaka byaro yakoze igitangaza. Icyambe uyu munsi bamwicaze ku ifarashi y'umwami, yani ni ukukubita kudeta umwami mu mayeri, kudeta y'umunsi umwe basi by'umunyenga w'umunsi umwe. Bamwicaze ku ifarasi y'umwami, bamwambika imyambaro y'icyaha, bamuha imikufu y'umwami, bagire gute byose arabivuga. Nibarangiza bazana umuntu ukomeye wubashwe mu bwami bwawe, ari we utambagiza uwo, amugenda inyuma ariko ntagende acecetse. Mbese aho Hamani ahita ahimba indirimbo, aho yayihimbiye aho na melodi ayishyiraho. Aravuga ngo uwo muntu bagenda bamuririmbira ngo nguko uko bagenza umuntu umwami akunze akubaha, ariko bagenda bamuririmbira imihanda yose. Hamani arashaka ko bamwerekana, yari azi ngo niwe bagiye gutambaniza, avuga ibyo ashaka. Icyo kirangiye, icyakurikiye ni umwami babona ko haguruka, aravuga ngo Hamani bivuze hatavuyemo na kimwe, nibagende babizane byose, babizanire hano. Ntiyavuga igikurikira, baragenda umunyamabanga arabizana byose abirunda ku meza. Wabizanye byose murabirebye neza ati sawa. Ngarangiza umwami ahita arahindukira, aravuga ngo kubahwa mu bwami bwanjye urimo Hamani, urimo ubona ubaha. Ibyo uvuze genda muzanire uwo umuyuda bavuze yitwa nde? Moridekayi. Umuzanire hano, hanyuma ndababwira igikurikira. Hamani arasohoka amanuka gushaka Moridekayi, amugezeho aramubwira ngo ibwami baragukeneye, ariko confidence aza kunyura nta musizo y'agato kuko ibintu byahinduka. Bazamuka nabo bakurura amakuru. Moridekayi we yari ategereje kwicwa, amakuru yari yamenye. Noneho abonye Hamani yuje kumutwara ibwami, aravuga ko ibyo yasinyiye byemewe, bagiye kugicira ibwami. Moridekayi yazamutse nk'ugiye gupfa, Hamani nawe yamuzamukanye nk'uwakubiswe n'inkuba. Noneho bombi bazamutse ari ibintu bisa n'ibitariho, bazi bigiye kuvuka. Ngo bagende imbere y'umwami baravuga ngo uyu ni Moridekayi. Baravuga ati nguyu Moridekayi. Arabwibariza, uri Moridekayi? Ndi Moridekayi. Uri umuyuda? Ndi umuyuda. Hamani ahagaze heza, ahagaze aho ni karareba. Ngarangiza aramubwira ati umve Hamani, fata biriya byose wavuze mubyandike, Moridekayi umuyuda abyambarire muri iyi nzu. Barabifata bajyana muri dusha, biteye utuzi tw'ibwami. Umuhungu abaye ariko ari umunyenga w'umusore. Mana ngo arangire bamuteye utubuto, bamuha amaparufe y'ibwami, bagize gute yambaye ya myenda y'umwami, imikufa kubisemo shebeka arambaye
ye asohotse yabaye umugambi ibintu byakomeye asanga ifarasi ihagaze imbere y'umuryango umwami arahindukira aravuga ngo wewe Hamani ni wowe nubaha ubikomangoma ubu rero ku mpamvu zibiri impamvu ya mbere ari ugiye gukora akazi iya mbere nuko uri mu bami mu bikomangoma nubaha icya kabiri nuko indirimbo wahimbye baririmbira uwo umwami akunze muri leta yanjye nta muntu uyizi keretse wowe ntawe uyizi batajya kuyicagura nabi bayihengeka fata umurizo w'ifarashi indirimbo yishyire ku murongo iririmbe neza Hamani ati ndirimbire nde uraririmbira Moridekayi bya bitero byose wavuze ntusige na kimwe uyiririmbe uyimare barasohoka Moridekayi yicaye ku ifarasi y'umwami Hamani agiye inyuma utambagiza ko ari gufata umurizo w'ifarashi amaze bariruka mu mujyi ndebera biruka mu mujyi ngabo gashyaka ngabo nyarutarama ngabo baragenda yagize gute ngabo baserutse muri karite yo kwa Hamani hajya yasize igiti cyane bageze kucyabona Hamani ururimi rwasohotse yahwereye ngo uyu mama kuza kubawe ngo niho umugore we yavuze ngo ubwo umuyuda atangiye gukora biriya akawe karashobotse kuko bayuka n'ubwoko budasanzwe Mama mbere ikiganza ukwegereye ngo turi ubwoko budasanzwe ndavuze ngo bagushingira ibiti bazasanga umusaraba ari wo wazamuwe tambagiza sawa sawa reka soreze kuri Esiteri vuze kubera ko niba ndunda cyane kuri Esiteri ndebera noneho topic y'iki gitera Moridekayi yamaze kumenya izandiko ko zatandukira Esiteri turabizi abayuda bagiye gupfa wiceceka haguruka wewe icyo ukora iki ni igihe cyawe Esiteri gira icyo uvuze Esiteri aravuga ngo ngiye ubwami batantumiye maze iminsi 30 atantumiye ngezeyo atantumiye itegeko riravuga ngo banyice ugiye rero kumwica urashaka ko banyica aramubwira ngo niwicecekera nta kizabuzaba bitaguturutseho ariko Moridekayi ari mu bagabo b'Imana rebera umuntu umubwira ngo n'uguceceka kurahira Imana dusenga abayuda bazagira gute mbwirira ukwegereye ngo nubwo isi iceceka iwanyu muzatabarwa Dawudi yarabivuze abantu ngo bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi ngo ariko tweho tuziringira Uwiteka Imana iya gutabarwa kwacu ntahandi kuva ni kuma kubwiye ngo guceceka abayuda ntituzafatuza yari yiringiye imbaraga z'amasengesho yari yasenze ngabibwire Esiteri mumuhe imyenda yambare arayanga nimumubwire areke kungoza isoni yitera ifara kunanira ngabone ko yamunaniye yamubwiye gutya Esiteri aravuga ati ibintu by'akazi uzi ko bashobora gukira kanapfa kandi ntacyo namaze Esiteri ahita aravuga ngo nimusenga yitatu nanjye ngiye kuyasenga musenge ariko basenga ni beza abantu amasengesho azahindura amategeko y'Abamedi n'Abaperesi agahindura ubusa hari amategeko yagushiriweho isi y'umwijima yagushiriyeho amategeko genda usenge kubita yitatu cyangwa kubita yirindwi hanyuma urebe ibyo Uwiteka ari bukore mu buzima bwawe ufite ubwoba ikibazo ni ukudasenga ariko nusenga ufitiye amakuru afatika nyuma y'ariya masengesho yawe nta mbaraga zizakubwira hirya zizakubwira ububasha Esiteri aravuga ngo naho bigeze aravuga ngo nyuma y'iminsi itatu irangiye iminsi itatu Esiteri yahise ajya ibwami
yibuka uburyo yatsindiye kuba umwamikazi, aravuga ati ya mahirwe reka ndebe ko agihari ngo aseruke mu marembo y'ibwami. Agira amahirwe umwami yari yicaye mu gikari, agiseruka mu marembo ingabo zose z'ibwami zirahaguruka, kuko swa niba umwami atamutumiye aje gukubita kudeta, ngo bahaguruke bose bamuhagurukiye. Umwami araguruka aravuduka atora inkoni ye, atinya ko ingabo zagira icyo zitwara Esiteri ataramutunga inkoni. Aragurutsa arayifashe inkoni aba arayimutunze ngo ayitunge Esiteri. Ingabo zose z'ibwami amacumu zishira hasi. Bavuga ati uzi umwana mwishimiye, bataranasuhuzanya ahita aramubwira ngo Esiteri bwira ikikuzanye, nimba unashaka igice cy'igihugu ndakiguha. Muranyumvira imbaraga z'amasengesho no kwizera nk'abantu. Bwira urwegereye ngo witinya gukorera Imana, izabana nawe bizacamo. Wigira ubwoba, birashoboka. Bamwe mwatinye kujya mu bingiza, abandi mwatinye korara, abandi mwatinye ubupasiteri, abandi mwatinye ibiki. Igihe cyanyu ni ikintu mukorera Imana ni none. Nimutahahagarara, reka nsoze mbabwira aka kantu. Bibiliya ivuga ngo ubwo mugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Iyo bavuze ko ari zo kwizera zavuye mu kibuga zicaye muri tribune donere hari zireba bari mu kibuga nibo batwebwe. Ariko mbabwira ni makuru, ubu inyuma yabo hari abandi bari kwishusha inyuma y'ikibuga. Ese muza kureba match iyo zihari coupe du monde, bamwese bari mu kibuga bari gukina basaze ibintu byashushe. Ariko iyo urebye neza uhita ubona inyuma hari utundi duhungu duhe turishusha twasaze turi kuri aya twa duhungu turatuzi. Ujya mutubona twagaragaza gusa nihagira akafunika hariya ndaba nagezeyo, nihagira ugerera agakina nabi ndaba nahageze, nihagira urangara ndaba niyo. Nubwo bimeze natwe niko tumaze. Hari abandi bari inyuma yacu bari muri aya gusa ngo niba tabikora tuzagira gute, tuzabikora. Nuceceka muri gororo, hari abandi bagorora Imana ihayitegura bagiye kuza bazabisekura, bazabikora. Umuryango w'uwanyu urimo warabiretse, hari abandi Imana igiye guhagurutsa. Ntukemere ko barabagutwara amahirwe. Ngewe nabwiye Imana ngo ngihari ibyo ubwami nzanabikorera, kandi n'umuryango wanjye sinshaka kujya imbere yanjye mpari. Ndabikora igihe cyanjye gikoreshe neza kugeza ubwo Imana izangorora ati warabikoze. Nta mwanya wo gutakaza. Soze babwira ikintu Yesu yavuze muri 9 ngira ngo ni muri 3 na 4, aravuga ngo ugiye gukora imirimo y'abantu ntihagiri. Dore ugiye kwiga n'igihe umuntu atakibasha. Igihe cyacu ni icyano turimo, kuko igihe kirahita. Niba mubona izuba riva rikagenda, ijoro rikaza rikagenda, biba bitubwiye uko iminsi uko namwe niko mumeze. Nimba Yesu yaratinye ubwira, wowe kubera utamutinya gukora n'imbaraga, ugiye gukora imirimo y'abantu ntihagire akiri ku manywa. Reka ndekera hamwe ababwira speed ya Yesu nabonye mu bigo. Speed ya Yesu yakoreye biteye ubwoba. Mu buryo bamwirukanaga Yeriko, bamwirukanisha amabuye abatambyi n'abandi. Nyuma y'isaha imwe noneho bakumva i Betaniya, noneho bamwirukanye ngo arahumuye Yeriko. Nyuma y'isaha noneho bakababwira bakoze igitangaza, Kaperinawumu noneho hazuye n'abapfu. Bakirukayo kumwirukanayo, bamwirukanayo bakavuga ati mama w'i Nazareti. Abarwayi badayimoni bose barahagaze ubu yababije. Kugeza ubwo umunsi umwe bukeye aravuga ngo twambuke hakurya niyo umuriro kuraka hakurya yo dukore, ngo agere ku bwato banyura mu nyanja. Basanga ubwato abakiriya ntabahari, gutegereza abakiriya bazuzurira birasaba amasaha nk'atandatu.
Yesu aravuga ngo sinshobora gutegereza amasaha 6 ngo abagenzi baboneke turira ubwato tugende. Abwira abandi ati muransangaye umuriro nawanyu uranyura. Ndatanguranwa n'ubwire, nta mwanya ufite wo gutegereza ngo ubwato uzabona abagenzi. Babona yituye mu nyanja, babona arakandariye na sandale. Igitangaje nene Mariya birembera noneho kaza kuri yagiye ate potamirwa amirwa te kwimbaraga z'ijuru zimurimo n'aya mazi ayafiteho itegeko yaremye. Ategereza ubwato ashaka iki? Igihe bwuzuye bwaragiye gusanga yarageze umuriro wapfuye. Kubera iki? Aratinya kugira igihe cyatakaza. Mwikwemera gutakaza igihe cyanyu cyarageze. Nigireka kubwira igihe cyawe cy'amahirwe niki utangire ugaruza ibyo utaragaruza, utangire ubice utabaye cyo, utangire upangire imirimo y'ubwami ukora n'igikunda none, utangire upangire ubuzima bwawe byose biremeye. Ibyo mutarageraho bipfira mu kwizera, ariko ibindi byose Imana yarabyemeye. Niba umuntu wemeye ko igihe cyageze arice, haguruka ku maguru yawe dusenge mu izina rya Yesu. Turafata igihe, turakira igihe cyacu, kandi wemere ko byose bishoboka. Wemere ko byose bishoboka. Genda uko izo mbaraga zawe ziri Gideyoni we. Genda uko izo mbaraga zawe ziri, Uwiteka azabikugabiza. Wikwisuzugura gusa ngo ndinde. Imana yarawe wa munyembaraga aravuga sirihe Imana ndasibona, ariko icyabahishurira icyabamura amaso ngo murebe uko Imana ibazi. Reka ndeke Imana icyabahumura amaso ngo murebe uko isi y'umwijima ibatinya. Ubugizi ko ari mwe muyigoye gusa, mwari kwiyemera mukagendera mu mbaraga zitabaho. Uzangura ibiganza ushaka kwakira igihe cye, tucyakire mu izina rya Yesu mu buryo bwo gusenga, kandi dusenge twese n'amajwi yacu tuvuga, uhamagara izo mbaraga gusa. Ndagusaba kwakira imbaraga no kwakira igihe cyawe. Mana mu izina rya Yesu, Mana y'ibihe, Mana nyirabyo, Mana ibikontorore y'ibihe, Mana ishera byose. Turahari igihe cyacu niki turacemeye, turahagurutse igihe niki, turahagurutse umwaka n'uyu, turahagurutse ukwezi n'uku, turahagurutse igihe cyacu cyageze. Tugiye gukora ibikomeye tutakoze, tugiye guhindurirwa amateka yacu. Imbaraga zibikora zaratanzwe, nta gisigaye ngo bishoboke, byose byaratanzwe muri Yesu. Iki ni igihe cyacu cyo kwakira, ni igihe cyacu cyo gusingira, ni igihe cyacu cyo kuvoma ku mariba. Samusoni yaravuze ngo mpa imbaraga za nyuma mbashe guhorera amaso yanjye, kandi warabikoze. Natwe turasenga ngo duhe imbaraga za nyuma. Ye gusenya umwuka wo kwisuzugura mbona ku bantu, umwuka wo kwisuzugura Satani yagushizeho, watumye witinya, n'ubuza wumva ko ibyiza bitagukwiriye, n'ubujya wumva ko ntacyo wakora, n'ubugira ipfunwe n'isoni ntazi yo ziva. Turasenze mbona icyo urwo rwijiji nk'igicu hejuru y'abantu. Uwo mwuka tugiye kuwusenya, kandi ntuwusenge uri hamwe rwose. Turakoresha pozisiyo zose. Pozisiyo bakoresha gusenga ni 9. Hari gusenga wicaye no gusenga bapfukamye, n'uburyo basenga bagenda. Gusenga ugendagenda bisobanura kugaruza ibyagiye, bigasobanura kwagura imbago. Nicyo biba bivuga iyo umuntu asenga agendagenda. Tugiye kugarura ibyanyazwe, tugiye kwagura imbago zacu. Igihe ngiki sinemera ko wowe ndeba waje hano uzaba umeze uko bakureba none, ntibishoboka. Uzaba ufite urundi
tutagize. Tugiye gusenga tubigaruza tugenda. Gitare cyacu mu izina rya Yesu. Data uri Imana. Umva dusenga tw'abantu b'umugoroba. Reba imbaraga zigasa. Turirukana igisuzumiro cyose. Umwuka wo kwisuzumura. Umwuka wo kwisuzumura. Umwuka wo kwisuzumura. Umwuka kutiyemera. Ibimuremereye byose. Abandi bona muhawe speed kugendera muri speed yo hejuru babona murande pasabari barabanyuzeho. Iyo mpamvu ushaka ko tujya muri ate kwakira kuko Imana itanze irabitereka ahantu tukakira mu kwizera. Tugiye kwakira gusubizwa agaciro rwose no kugarura iminsi mikuru no kugendera muri speed nayiboneye mu mwuka. Bamwe mugiye kuvuduka mu mwuka, kuvuduka gukorera Imana muzajya muri speed yo hejuru. Abandi b'iterambere imirimo yari yarahagaze, mugiye kuvuduka kureka imbere igihe cyatakaye. Ibyo Uwiteka avuganye n'amaha muri iteraniro. Tumanitse amaboko gitaro, turabyizeye kwakira, turakira ibihe byacu bisha, turakira imbaraga zacu, turakira kugendererwa n'umwami, turakira iyo minsi mikuru, turakira abandi ndabona ibintu by'impapuro, abandi ndabona niba ari imirimo yanyurujwe mu buryo butazwi, abandi ndabona iminsi mikuru ye mu rushako rwe hari imbaraga yahushira n'unyuruza. Ariko umugoroba kuriye kipera n'inonaha igihe kiki uzaba uri mu mashini y'ibyagarutse, igihe kiki uzaba uri mu mashini y'ibyagarutse. Hano hari abantu babuze ababatunga nabo bananirwa kwitunga kandi batabuze amaboko. Ariko hari umwuka
urangirana n'iki giterane, urangirana n'iki giterane. Kubaho kwawe kuzaba koroshe kuko kugiye kugaragaramo Imana ku buryo budasanzwe. Uzibeshaho ubesheho n'abandi. Ari akamaro kuri wowe barabuze, ariko hagiye kuza ubaruta, hagiye kuza ubaruta uburyo nawe uzakiga neza benshi. Ntugakore nk'ibyakubayeho. Tumanitse amaboko gitare ngo twakire ibihe byacu, tumanitse amaboko ngo twakire ubwiza bwawe. Utabaye abana bawe, ubateye iteka, ubambitse imbaraga, ubahaye icyerekezo cyo kubaho, urabakomeje. Ngabo barazamutse, ngabo barakomeye, ngabo baritunze. Reka dukubite umwuka w'ubujura ushaka kwiba. Ndabona umwuka ushaka kwiba abantu. Reba umwuka ushaka kwiba umuntu, ugashaka kubibira n'urugo. Urugo yahawe n'Imana, urugo atari. Uwo mwuka ndabona mu gusesera munsi y'inzu, ushaka kwiba urushako ngo ruburi rw'irengero rusenyuke. Ariko Uwiteka atanze amahirwe yo gukubita uwo mwuka w'ikugorora. Hanyuma ijwi ry'ikintu imbere n'inyuma mu buryo nta mbaraga zayimena. Mana, mu izina rya Yesu, dusenyeye umwuka mu izina ryawe. Dukubise hasi izi mbaraga zose. Nta rugo ruri busenyuke, nta mbaraga z'umwijima ziri muri Yesu. Twanzuwe turakugekora, twanzuwe turaguhoma, twanzuwe turashyiraho umushishi, twanzuwe turashyiraho umuriro, umuriro utwika, umuriro ukongera, umuriro ukabasha kwizigama. Ariko nza kwibuka ko Bibiliya ahantu hose ivuga ko ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka, kandi bamaze gusanga ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka n'imbaraga za Kristo. Niho no gushaka Imana ibwira ngo iriya ni revival igiye kongera kugaruka mu bantu. Abari barazimye bagiye kwaka, abari barasubira inyuma bagiye guhaguruka, abari barabuze impano bagiye kuzihabwa, ahubwo kuzijera nicyo kizaba ikindi kibazo. Zakira abakozi Imana afasha kuzijera uburyo muzikoresha kugira ngo mubashe kugera hakomeye. Data, mu izina rya Yesu, wakiriye ukuboko kw'iburyo kwisumba byose, wakiriye ububyutse mubere